Muraho tugeze muri wa mwanya wacu w'imirire. Reka mbanze ndye mbibereke. Hano hari ibyo kurya byinshi, hari n'ibinini. Hari ibinini by'ubwoko bwose. Yewe birahari. Yewe hari n'ibinyobwa, hari amazi ahantu hose. Ari yewe na za divayi. Iyi bayita na marike. Iyi bayita bazoka. Danyak za siporo. Ndanywa ikihe ndanywa ikinga n'iki nibe bimfitiye akamaro. Hari n'ibinyamavuta. Cya kiribwa cy'amavuta basiga ku mugati. Breba. Yewe hano harimo na mayonnaise. Ko hari abantu batarya gafiriti badashyizeho mayonnaise. Hari n'indimu. Yewe harimo n'umunyu. Ngewe wa wundi wo ku meza narawuciye, niyo mpamvu nazanye wo mu gikoni. Ndaza kubabwira impamvu. Hano hari n'indimu. Hari indimu. Yewe bino iyi purako hari n'inyanya. Hari n'inyanya mbisi zagiyeho hakandiweho indimu. Yewe hari ikindi ntakubwiye. Ibishwa by'indimu warusiko se babihekenya. Barabihekenya ntago babijugunya. Ndaza kukubwira impamvu cyangwa uzabona mu masomo ataha. Kurikira kandi ntibagirwe gukora subscribe igihe wabishimye. Ko biryoshye, ari imiti, ari pura y'ibiryo, ari imiti. Ndahitamo ibiyi. Ntago ndibukubuze kurya gafiriti, ndabizi ko ugakunda. Ariko se niba ugiye kurya gafiriti, niba ugiye kunywa byeri, nako ndabizi ushobora kuvuga kunda, niba utagakunda wihangana. Ariko se ko ni ngombwa mu mubiri. Ariko se niba ugiye kunywa kabyeri uranywa kangariki. Niba ugiye kurya ifiriti urarya ingana iki mu kihe gihe, ufite imyaka ingana, ufite ibiro bingahe. Itonde. Yenda buke kurikira inama mu bigendanye n'imirire. Hano hari ibiryo byinshi, ariko nubwo hari ibiryo byinshi, reka mbanze njyeho. Iyi ni ifiriti. Hari ibiryo byinshi, ariko hari pura y'ibiryo, hari n'ipura y'imiti, hari n'ipura y'ibinini. Abantu benshi bakunda guhita batekereza ngo buriya mwarimu agiye kwigisha ko kurya ifiriti ari bibi. Oya, wihangane gato byibuze iminota 3 ya mbere ubanze wumva icyo ngiye kwigisha. Nta nubwo kurya ifiriti ari bibi, ariko nubwo hari ibibi hari n'ibyiza. Byose turagenda tureba ikintu ku kindi. Nta nubwo ari ifiriti gusa ndi buvuge, kuko hano hari n'indimu. Ngira ngo murayireba neza, reka mbereke rwose. Hari indimu, murayireba neza. Yewe iyi pura iriho n'urusenda rwa piripiri rudakoze mu mavuta. Ngira ngo kuri video yashize ubu nababwiye ibyiza by'urusenda. Yewe hariho n'inyanya. Inyanya zikatiyeho indimu, ntago hamennyeho vinegre. Ibinini nabyo mwabibonye, hari ibinini by'ubwoko bwinshi. Murabireba, hari isahani mu by'ukuri yuzuye y'imiti iragaragara. Hari umugabo umwe nkunda gukurikira ibiganiro bye, reka mpere ku ijambo akunda guhora avuga. Ni umugabo bita Dashim, ufite channel yitwa Dash TV. Akunda kuvuga ati reka ibiryo biguhindukire umuti, nutabikora bizarangira imiti iguhindukiye ibiryo. Aha rero amahitamo ni ayacu, ariko nanone tugahitamo neza tutitiranya ibintu. Hari ikintu cyitwa kwitiranya, aho umuntu ajya kwa muganga wenda bitewe n'imyaka ye, bitewe n'uburwayi yarwaye, bakamubwira bati nyamuneka rwose wa mupapa we, wa mumama we, uramenye ntuhagaritse amavuta, birakabije, ibiro byakurenze, ugabanyije kunywa isukari. Yagera mu rugo
akabwira abana ati muhagarare, ibintu byakaze, isukari ndamenye ko ari uburozi, ifiriti namenye ko ari uburozi. Ibyo ni uguhohotera umuntu. Mu by'ukuri iki kiganiro gisa nkaho cyakagombye kuba kigari, kuko kirasa nk'igisegurira amasomo menshi azagikurikira, ariko uyu mwanya reka mbanze nsobanure imirire muri rusange, nsobanure n'imikorere y'umubiri w'umuntu. Nubwo umuntu aberetse ko hari ibinini, hari n'amacupa, hano hari inzoga ntabwo urimo kwiyamamaza, ni vin nziza cyane ndetse bita vin d'Arignac. Hari n'inzoga hano ya liqueur bita Bazoka, ntabwo ndimo kuyamamaza, ariko niyo wagenda ukakagura ugakunze bitewe n'impamvu, ntabwo bampaye komisiyo yo kwamamaza. Ariko abantu benshi bakorera kuri YouTube akunda kuvuga ikintu, yavuga ikintu ukumva ngo ntabwo mbavuga, ngo ntabwo banyamamaje, nibacuruza nge nta kintu bintwaye. Hano hari n'indi nzoga rero yitwa Skol. Hari inzoga nyinshi rwose, byose birahari. Yewe hari n'ibinyamavuta, hari icyo bita margarine irimo hano, yewe harimo ibindi biri hehe na mayonnaise. Abantu benshi bakunda kurya ifiriti, ariko mwitondere ibi bintu kubirya, ntabwo ndababwira uko mugomba kubirya. Abantu benshi bakunda kurya ifiriti akavuga ati ntabwo narya ifiriti ntasizeho bleba, ntasizeho mayonnaise, ibi bya bindi byose mbese muzi, ntabwo narya ifiriti ntafite vinegre. Nongera nsubiremo, mwirinde kuntekerereza muvuga ko ibi ngibi ngiye kuvuga ko ari ibiryo bibi, ariko turabikora ndya. Ntabwo naje kwigisha isomo ryo kurya, ariko uyu munsi mfite ibyo kurya hano kandi ntababeshye. Buriya kurya ibiribwa ntabwo ari isomo ribi, naryo n'umuntu ashatse aritanga. Kurya ntabwo kintu biba bitwaye rwose. Kurya ubwabyo, gufata ifunguro wateguye neza byujuje ibisabwa, ntabwo ukoze amakosa. Reka nze ntamire, kugira ngo mwabonye ko nabanje gukandiraho ikiribwa hano mfite cyitwa indimu, nagikandiyeho. Yewe hano mfite n'urunyanya, urunyanya rwiza cyane. Uru runyanya narwo nakandiyeho indimu, yaza no kubabwira impamvu yo gukandiraho indimu. Narwo nkaba ndaruriye. Reka mbe nuhutse kurya, nubwo mu mirire no kurya ari byiza, gufungura ni byiza, ariko nkuko natangiye mbivuga, ibyo kurya bitubere umuti, aho kugira ngo imiti ipura y'imiti izatubere bizaragire ariyo itubereye ibiryo. Reka nihute rero. Biravugwa kenshi, ukumva abantu bose baravuga ngo kurya ifiriti ntibigezweho, ukumva abantu barakubwira bati kunywa icyayi ntibigezweho, kunywa isukari ntibigezweho. Rimwe na rimwe ibigezweho, ariko ugasanga birangiye batanabivuze. Buri ikintu cyose ndashima, ndetse ndashima hari abantu batabizi isomo ry'imirire muri uru Rwanda, muri iki gihugu turimo. Guhera mu mwaka wa 2 primaire biga imirire myiza, biga indyo yuzuye. Ngira ngo abafite abana bari muri primaire murabizi, niba mutajya musoma muri note zabo, ariko iryo somo guhera mu mwaka wa 2 ririmo, nzanarigarukaho by'umwihariko, ariko nsobanurira abantu mwebwe bakuru. Buriya abantu bazi ko ngo kwigisha abantu bakuru ari byo byoroshye, ariko ngewe ukorana n'abantu bakuru ubigisha nabonye ari byo bikomeye. Ntabwo ari byo byoroshye kuba abantu bakuru bazana ibyabo, ntabwo baba bashaka kumvira mwarimu. Ariko iri somo numara kurirangiza biraza kurangira uryumvishe neza. Imirire rero ni iki? Umubiri w'umuntu ufite ibyo ukeneye, ufite n'ibyo udakeneye. Kugira ngo ubyumve neza, mumbabarire ku bantu wenda baba batarize chimie, cyangwa se n'ababa barayize ariko bayanga, cyangwa n'abayibagiwe. Ariko buriya iyo turimo gusobanura igisobanuro cy'icyo bita intelligence mu Gifaransa, niba mbyibuka neza baravuga bati ce qui reste après avoir oublié. Ni ikintu gisigara mu bwonko, ce qui reste dans l'esprit
après avoir oublié. Icyo usigarana mu bwonko nyuma y'uko wibagiwe, iriya niyo intelligence. Reka mvuge rero kuri shimi ni iki? Ubundi shimi ni uguhinduka kw'ikintu. Ibintu biri hano mu isi burya ntago bitakara, ahubwo kimwe kiva muri ubu buzima kikajya mu kindi. Hari umuhanga umwe yari umushimiste, yari umuhanga muri shimi, ariko nsaba abantu batazi shimi ntago nibo batindire cyane, reka mbivugeho ariko murabyumva. Ntago nibujye muri shimi ituma mutabyumva. Hari umuhanga umwe muri shimi yaravuze rien ne s'opère, rien ne s'ocre, nta gitakara nta n'ikiremwa gishya, tout se transforme dans la matière, buri kimwe gihinduka mu kindi. Reka mbaho urugero. Iyo dufashe ibyatsi tukabitema ahantu byari biri tukabitema n'urugero, tuba tuzi ko ibyo byatsi bivuye ku isi. Ntabwo bivuye ku isi, biva mu buzima byarimo bikabura bigahinduka ifumbire. Byamara guhinduka ifumbire, ikimera kikabirya kikabikonsoma, hakavamo ibitunga ikimera. Cya kimera umuntu akagikonsoma cyangwa inyamaswa ikagikonsoma, kikazavamo ibitunga umuntu. Iyo kimaze kuvamo ibitunga umuntu, kirongera kikihindura kikaba umwanda, les déchets. Cyamara kuba déchet kikajya mu itaka, bityo urumva mu by'ukuri nta cyatakaye nta n'igishya. Ku bijyanye rero n'imirire by'umwihariko, ibyo turya bishobora kutubera byiza cyangwa se bikatubera bibi bitewe natwe. Ibintu byose byo kurya ni byiza muri rusange. Ukarya ibinyamavuta, ukarya ibinyamizi cyangwa se ibinyabijumba, yewe ukarya n'imbuto nyinshi, byose bikaba bikubiyemo, ndetse utibagiwe n'ibinyampeke. Iryo somo nzarirambura neza, ariko noneho uyu mwanya uburyo buri kimwe cyihindura mu kindi niho biterera ikibazo umubiri wacu. Ibyo turya ni byiza. Reka mpere ku ifiriti. Kurya ibirayi, ifiriti ubundi ni ibirayi nta birenze, ariko abantu benshi bakunda kuvuga bati kurya ifiriti ni bibi. Kurya ibirayi ntabwo ari bibi, ahubwo ikibazo ni ukurya amavuta arimo. Amavuta se yo ni mabi? Ntabwo amavuta nayo ari mabi. Umubiri w'umuntu, cyane uw'abajene, guhera ku muntu akivuka, yewe umuntu agisamwa akiri mu nda, kugeza ku myaka 40 umuntu aba agikura. Nuvuga ngo uwo muntu akeneye ibiribwa byose, ndetse kuri quantité, ku ngano runaka iri nyinshi. Akeneye amavuta menshi, akeneye isukari. Iyo mvuze menshi ntabwo mba mvuze arenze igipimo. Ubutaha nzagenda ndeba igipimo cy'icyo akeneye. Amavuta, umunyu, amazi, karukoro gake, ariko ku bantu barengeje imyaka 18 bafite imyaka y'ubukure nako katari kenshi. None tukavuga ngo kuki iyo bigeze ku myaka 40 usanga babwira abantu batese mwirinde kurya ifiriti, mwirinde kunywa isukari, mwirinde gufata ibi n'ibi. Iyo umuntu agejeje muri iriya myaka 40 hejuru, ugakomeza ukazamura 45 50, ntabwo wa mubiri we ugikura. Umubiri wawe wari ukeneye kwiyongeraho inusu se mu mwaka. Ntabwo nari nabikurikirana neza, ibyo nabyo nzabireba amasomo nyabagezeho. Niba ufite imyaka 15 aho ho nta karusho, mu mwaka umwe ushobora kwiyongeraho n'ibiro 3 cyangwa se 5, biterwa nzareba amabwiriza y'ubuzima, buri kimwe ku kindi nzakibagezaho, kuko nibi byose ni ubushakashatsi mba nakoze, narebye mu bushakashatsi bwakozwe na Organisation Mondiale de Santé, imirire, ubuzima. Noneho wagera mu myaka 40, ku myaka 40 se ukeneye ko buri mwaka uzajya wongeraho ibiro 2, ku myaka 50 ukongeraho ibiro 5, ku myaka 50 ugakomeza wongera ubyibuha. Ntago bikenewe inshuti yanjye. Wageze mu gihe cyo gusaza, wageze mu gihe cyo gufata umubiri neza. None se kuri iyo myaka bwo nta mavuta ukeneye, nta munyu ukeneye, nta mbuto ukeneye, inshuti yanjye urabikeneye. Ahubwo bikeneye ku rugero rungana gute? Ukeneye ko umubiri ufite uwufata neza, ukawurinda gusaza, ukawurinda indwara, yewe ukawurinda gukomeza kubyibuha, ukawurinda no gukomeza kunanuka. Ugomba gukora icyo bita maintenir, kugarida aho hamwe, bikaguma ahantu hamwe. Uzakora ikiriho kugira ngo ugume ahantu hamwe. Ni muri aya masomo muri iyi minsi mugiye gukurikira kuri iyi channel.
wowe ndetse iri somo riri bushimishe uze gukora like, ukore share, ukore subscribe, kubera iri somo rikubiyemo ibintu byinshi ntababeshye. Iri somo narikozeho ubushakashatsi, mfite ibitabo n'ibitabo ariko byanjye bwite nanditse mbika ahantu kugira ngo nzabibagezeho. Harimo ibintu byinshi ku byo nzababwira ni indimu ifite akamaro kanaka, amavuta afite akamaro akanaka, buri kimwe ku kindi. Reka mpere ku mavuta. Buriya amavuta ibyo ngibyo abantu bagenda bavuga ngo ni mabi, ntabwo amavuta ari mabi, ahubwo buri mubiri wacu udafite amavuta mu mubiri wahura n'ibibazo. Ikibazo kiba ku myaka ingahe, ufite imyaka ingahe, ese niba ufite imyaka 50 ukeneye amavuta angana iki? Ukeneye amavuta angana iki? Ese amavuta ukeneye ni ayahe? Nayo mu biryo? Ukeneye amavuta uri bukarangishe ifiriti? Ukeneye amavuta uri bukure mu biribwa nk'inyama z'inkoko, iz'inka n'izindi zose cyane ko zigira amavuta? Ni ayahe mavuta ukeneye? Ukeneye quantité cyangwa se ingano ingana iki? Ariko ababuza abajene kwirira byo, nyamuneka mwibuza abajene kurya amafiriti. Barayakeneye, akeneye kurya inyama nyinshi akubaka umubiri, akeneye kurya ifiriti nyinshi akubaka umubiri. Buri kiryo cyose agikeneye, ndetse muri quantité itari nkawe w'umusaza cyangwa umukecuru. Wewe umukecuru rero, impamvu, cyangwa se wowe umusaza, cyangwa se wowe ugeze mu myaka iri hejuru ya 40, impamvu ugabanya amavuta ya mbere ni ukwirinda gukomeza kongera ibiro. Kwirinda iyo wongereye ibiro ni izihe ngaruka bigira? Iyo ngingo reka giceho akarongo. Kongera ibiro byinshi cyane mu myaka hejuru ya 40 ni iyihe ngaruka bigira? Nuvuga ngo iyo wongereye ibiro mu mubiri uba ufite icyo bita lipide, cyangwa se ibinure byinshi mu mubiri. Iyo wongereye ibinure byinshi mu mubiri uba urimo kunaniza ibice by'umubiri wawe. Nuvuga ngo yaba urutirigongo rurananirwa, yaba system, uburyo bwo kuyungurura amaraso burananirwa. Tukibuka ko ibyo wariye byose igishyira ku bipimo ibinure bikenewe. Uriya ni inyama y'umwijima. Niba ukeneye ibinure byinshi, niba ukeneye ibinure bikeya, ni umwijima ubishyira ku murongo. Ukeneye alcohol ingana iki? Ndavuga ko mfite buri kinyobwa hano, ni umwijima ubishyira ku murongo. Iyo byose rero wamaze kubihereza umwijima, wamaze kuwuha ifiriti nyinshi irenze ikenewe, umwijima wawe uzakora, uzashyira lipide nyinshi mu maraso. Iyo amavuta yamaze kuba menshi mu maraso, bikora icyo bita dekayo. Ni utuntu tumeze nka biravura mu giterime nziza. Amaraso agenda agasa nk'afata, ariko ntabwo afatira rimwe, agenda afatira mu mitsi. Iyo agenda afatira mu mitsi, ya maraso yatambuka yihuta ajyanye intungamubiri zikenewe mu mubiri ntabwo ageramo. Iyo atagezemo, urumva habayeho gutembera nabi kw'amaraso. Umutima usunika ya maraso uratangira ugire ikibazo. Niho bazakubwira bati wa muntu arwaye hypertension. Iyi nayo ndayigarukaho, cyangwa se nzayigarukaho n'undi munsi, ariko uyu munsi isomo ry'uyu munsi riri rusange, ntabwo riri specific. Hypertension, umutima niba utarimo gusunika neza, ni handi umutima ushobora kuzabyimba, ni handi umutima ushobora kuzananirwa, bigira ikibazo imitsi yawe itangire ntirekura amaraso uko agomba kugenda neza. Noneho bikaba ingorane iyo twa tuntu bita udukayo, twa tuntu tumeze nk'utubumbe twagiye mu mavuta, tugiye muri iriya mitsi iyobora ku bwonko. Imitsi iyobora ku bwonko niyo mitsi yoroha iba mu mubiri, iroroshye cyane. Iyo rero habonetse akantu kari buyizibe, buriya amaraso ni nk'amazi, amazi ntajya buri inzira. Mu buzima busanzwe amazi muzi ukuntu akora. Amaraso rero ni nk'amazi, amazi ntajya buri inzira. Iyo dutsi tujya mu bwonko tugiyemo twadukayo, twa tuntu twiforumye biturutse ku binure byinshi, tukazibaho akantu gato gusa, haba icyo bita guturika k'udutsi. Udutsi tugemura amaraso mu bwonko n'udutsi two mu bwonko. Iyo utwo dutsi duturitse, nta kindi biri bugukorera inshuti yanjye, buriya wapfuye. Ariko wari ubizi? Ni urupfu. Icya mbere ni urupfu. Icya kabiri, hari igihe uba pararize.
igihande kimwe ntigikore, akaboko ntigakore, akaguru ntigakore. Mujya mubona hari abantu bagenda mu tugare bakavuga ngo yagize icyo bita accident cerebral cyangwa se yagize impanuka y'ubwonko. Nta handi biba bituruka, ni hariya. Nshuti yanjye, ibyo wari ubizi? Ahoho ni ukuhitondera. Kwirinda ubwabyo, kuvuga ngo umuntu afite umuvuduko ntago byica. Kuba ufite umuvuduko mwinshi ntago byica, nta n'ububabare mu mubiri ugira. Niyo mpamvu bayita silent killer. Silent killer mu cyongereza niko bakunda kuvuga. Iriya ndwara ya hypertension. Kuba uyifite akenshi abantu bayigendana, hari abari ku miti barabizi, ntabwo azakubwira ko yumvisha hari ikibazo afite. Wenda iyo byamaze kumurenga ashobora kumva iserire akaba yakwikubita hasi, ariko ubu biba byamurenze. Ariko iya ni indwara ushobora kumarana n'imyaka 20 utazi ko uyifite. Murumva ukuntu ari mbi? Bituruka kuri ya mirire. Imirire yo nzayigarukaho cyane, muzankundire mu nyumve iki kiganiro. Iriya mirire rero yamaze kugera kwangiza ubwonko, ikakugeza ku rupfu. Bya biryo washakaga, ka gafiriti wakundaga, za nyama washakaga, byose ubivuyeho imburagihe ku myaka yawe mikeya, kandi n'ubundi wari kubirya. Buriya reka mbabwire nk'abantu byananiye, bijya bibaho hari umuntu duherutse kuganira nambira ati ngiye mu buzima bwanjye ndi umwana sinigeze ndya ifiriti, amafaranga nagiraga yo kuyirya, ni wacu barabakene. Ati ndi na mukuru nta mafaranga nigeze mbona, yabonye amafaranga afite imyaka 60. Ati uburangura ngo ne kurya gafiriti, ne kwira akanyamukombe ishaka, ne kurya ne kunywa inzoga uko nzishaka, ariko nkizibona. Shuti yanjye, ibyo byose ntubujijwe kubirya. Ariko menya ngo egera muganga umaze muganga ku biro mfite, ku myaka mfite, nemere kurya quantity ingana iki y'ifiriti, nemere kunywa quantity ingana iki ya alcohol. Ariko alcohol yo nta n'impamvu zo kunywa icupa n'amacupa nk'izi zose ziteretse imbere yanjye mu buzima. Ubundi urarwana n'icyo urasiganwa n'iyihe ntambara, ko nta ntambara yo kunywa inzoga ihari. Twakomeje. Ariko urumva uwo muntu afite ishingiro, akubwije ukuri yaba afite ishingiro ati ntabwo nigeze mbibona mu bwana bwanjye, mbibonye nkuze, nibwo mbonye amafaranga nyabonye nkuze, none ibintu byose kandi barimo kumbwira ngo ne kubiba. Ushobora kurya ifiriti. Hari abantu bahari jime kwa muganga ifiriti ikamunanira, nakore jime ikamunanira, bamubwira ati wirya ifiriti bikanga. Nurya ifiriti, nurya biriya bintu byatetswe mu mavuta ari byinshi, kubera ko kwihangana byakunaniye, fata uru rubuto, indimu, ukandireho kuri cya kiribwa ugiye kurya, ugikandireho. Akamaro k'indimu, bya bindi byose byari biri mu mubiri wawe, bya bindi byose byari bigiye kwangiza umubiri wawe, indimu irabikamura. Indimu isohora imyanda mu mubiri kubera ko yibitsemo vitamine C. Ntabwo ikindi indimu ituma habaho kwistoka kw'ibinure byinshi, irabitwika, ifasha umwijima. Ubundi nta nubwo ari indimu ibitwika, ifasha umwijima gukora neza, none umwijima bigatuma uhora ku gipimo cyo kuregirariza. Kuregirariza nuvuga ngo hakenewe ibi, amavuta angana gutya, iki ntigikenewe, iki ntigikenewe, iki kirakenewe, iki ntigikenewe, ni ugutanga igipimo gikwiye. Iyi ndimu rero izabigufasha. Noneho ibiribwa bibisi, harimo inyanya, navuga ko hano nabazaniye urunyanya narwo ruzabigufasha, n'ibindi biribwa bibisi byose uzi bikoreshwa nka salade. Ntabwo nazanye byinshi ariko nzagenda bibazana hano, nta n'utabizi. Ariko si ngombwa ngo ufate ipura yuzuye ya salade. Urubuto rumwe uwo munsi wabashije kubona, karoti imwe iraguhagije, urunyanya rumwe ruraguhagije, ariko ku buryo kuri buri sahane uriye rutaburaho. Ariko by'umwihariko abantu byananiye kureka ibinyamavuta byinshi, niba ufashe nk'iriya kuko watetse mu mavuta, buriya ntabwo byemewe hejuru ku muntu ufite imyaka hejuru ya 40 kwiteka amavuta buriya ntabwo byemewe. Fata indimu nini. Hari abantu nabonye babivumbuye, ariko bamwe babikora batazi impamvu. Kutubenzi, inyama z'ingurube bita utubenzi, bajya kurya akabanza agafata indimu akayikandiraho. Biriya ni ibintu byiza cyane, nubwo bamwe babikora batabizi, ariko buriya ari amavuta yose yo mu kabenzi ubutumye ari bugende agakorana neza n'umubiri wawe. Umubiri wawe ubutije imbaraga yuko imyanda irimo iri busohoke. Indimu rero ni urubuto rwiza rwagufasha. Mu kiganiro cyashize nababwiye ibyiza by'urusenda. Abantu benshi barya urusenda batazi ko ari umuti. Urusenda narwo ruragufasha
mu gusohora imyanda mu mubiri nk'uko indimu ikora, ariko indimu niyo ya mbere isumba urusenda, ariko n'urusenda ruragufasha kandi rugatuma imitsi yaguka, amaraso agatembera neza mu mubiri. Ibyo kurya bitubere umuti aho kugira ngo umuti utubere ibiryo. Nababwiye ko ayo magambo nidashima ukunda kuyavuga, nanjye ubwo kwiga ni ukwigana, kandi kwigana ibyiza buriya nta kosa ubukoze, aho uzabona icyiza nawe uzakiganira. Ijambo ryo rwose nanjye ndarikunda. Dashima hari ndamushuhuje, ndanamushimiye ibiganiro tugezaho bya buri munsi kuri Dash TV. Nanjye umunsi umwe azansuhuze ambwire ko iki kiganiro wenda yaba yaragikurikiye cyangwa se hari undi muntu wakimuhaye. Dash TV nayo yubahwe, kuko ibiganiro tugezaho ni imirire. Wenda mwarimo akarusho nashyizeho nuko nashyizemo gusobanura cyane, nkazana n'izo ndimo, ariko Dashimu nawe ari mu bantu bashyiraho ibiganiro byagira icyo bitwungura cyane mu mibereho ya buri munsi, kandi n'ibiryo by'ubwonko ngira ngo murabizi ko abiduha. Nawe abamukunda ndabashuhuje, abakunda Dashimu mwubaha. Ndacyakomeza rero, ubwo narindi mu mirire y'ifiriti, ariko noneho nigeze kugaruka ku kintu bita shimi. Kugira ngo wumve neza imikorere y'umubiri w'umuntu biragusaba ko wumva shimi. Iyo uriye ikiribwa kimwe hari uburyo kiri bwihindure mu kindi. C'est la transformation de la matière. Wiririye umwumbati, wiririye imboga, ariko bajya kugupima bagasanga ngo ufite amaraso. Ntabwo ugeze urya amaraso. Reka wewe wiririye ibihingwa, hari ikintu cyabaye mu mubiri. Iyo ni shimi. Ndashaka gusobanura ku batayizi. Muri make, shimi ni uburyo ikintu kimwe cyihindura mu kindi, cyangwa ikintu kimwe ugihuza n'ikindi kikabyara ikindi. Kuba byibuka icyo bahuza n'ikindi cyitwa reactif, icyo bibye bakacyita produit. Ndatanga urugero. Iyo ufashe gaze bacana buriya ifite formule chimique, ntago nyibuka neza ariko banza ari H4, niba ari CH4, mumbabarire niba nanabyishe ntago mbyibuka. Ugahuza na oxygene. Oxygene nayo ngira ngo ntijigenda rimwe, nk'ababeshyira isomo hashize imyaka nka 30 nararinyuzemo, kubarindusha mwankosore ko ntimumpondane. Hashize imyaka 30 nararinyuzemo, urumva ni imyaka myinshi. Ariko nk'iyo tuvuze kugira ngo ubone umuriro, ubwo umuriro ni produit wa gaze ukongeraho oxygene. Oxygene ariko ziba ebyiri muri shimi, ukongeraho icyo bita dioxygene. Nibutse iyo terme bayita dioxygene kuko ni O2. Iyo bihuje rero bibyara umuriro. Nihuse gato ku bantu batazi shimi, muzi impamvu iyo ufashe umuriro ukagerekaho ukawutwikira uhita uzima? Ninde wabinsubiza? Ubwo ndagira ngo nsobanurire mu mubiri wacu ibintu biberamo, bimwe bigatera ibintu byiza, ibindi bigatera ibintu bibi. Iyo mwenda muzabikore, uzafata amakara uyakure ku mbabura, uyarambika ahantu hasi, ufate isafuriya rwose uyubikeho. Nyuma y'umunota cyangwa se nyuma y'iminota 2 upfundure, ya makara yawe uzasanga yazimye. Ni iyihe mpamvu? Nta yindi mpamvu ibiteye, reka nyikubwire, ariko nizere ko wowe wahise uyimenya. No oxygene ukuyeho. Kugira ngo umuriro uboneke bisaba oxygene. Umwuka duhumeka buriya ni oxygene. Oxygene hano mu kirere nyine irahari. Kuba ukuyeho oxygene wishe icyo kintu nyine cyagombaga kwitwa umuriro, combustion, kuba hari umuriro. Ukuyeho umuriro. None hari ukuntu ikintu kimwe mu byo turya kimwe gikurura ikindi. Aho kubisobanura reka nsobanure neza. Hari abantu muri mwe bazi acide. Acide ingi tuva ngo na acide. Banza ari chlorure d'hydrogène, ni acide nibyo. Iyo uyifashe ukayimenaho amazi, kubera ko wowe ufite amazi, ya acide izamuka isanga amazi, none kubera ingufu yazamukanye ihita kumeneka mu maso buriya nagutwika. Byo ubwabyo nta kindi ukoze, amazi na acide biragutwika. Iyo ni shimi. None ariko iyo wafashe amazi ukayabanza hasi, wamara kuyabanza hasi ugasukaho acide, byo ntabwo bizamuka ahubwo biramanuka. Impamvu ni iyihe? Hari icyo bita hydrogène,
chimie nanjye ntabwo nyibuka cyane, ndumva ari cyo bita ionize. Donc ikeneye chlorure d'hydrogène acide, ikeneye ntabwo yuzuye. Ni nkuko naba ari ibiganza biteze gutya, hari ikindi yari ikeneye kugira ngo yuzure, ihita igenda rero igisanga ku muvuduko. No mu byo turya rero uburyo kimwe kigenda, urugero nk'iyo tuvuze wenda ngo umuntu ufite hypertension, bajya babivuga ngo umuntu ufite hypertension ngo reka kurya umunyu, reka kurya amavuta. Reka nsobanure nk'icyo kintu cyo kuvuga ngo reka kurya umunyu. Buriya umuntu ufite umuvuduko, iriya ni indwara yakwica isaha n'isaha iyo utagize discipline wategetswe na muganga cyangwa iyo udafata imiti. Reka nsobanure impamvu bakubuza kurya umunyu. Uriya umunyu ukozwe n'icyo bita sodium. Sodium rero mu mubiri wacu ntabwo simbi. Sodium igira uruhare mu gukora amaraso, ikagira uruhare mu kuregulariza igipimo amaraso agomba kuba afite mu mubiri. None iriya miti rero akenshi bakoresha bavura hypertension bagabanya sodium mu mubiri. Iyo niba imitsi yawe yari ifite ikibazo cy'umuvuduko, bakagabanyamo sodium, n'amaraso asa nk'agabanukamo, amaraso aba ari kumwe n'amazi, ubyibuke n'amazi ahita agabanukamo. Muzabona abantu bafite umuvuduko benshi bakunda kubyimba ibirenge, ariya n'amazi aba yabayemo menshi. Nta mazi, nta kindi kiba cyagiyemo, n'amazi ari mu maraso yabayemo menshi. Noneho nibagabanya rero iriya sodium yifitemo ubushobozi yuko n'amazi biragendana, yamara kugabanuka mu mubiri amaraso akagabanukana n'amazi, donc umuvuduko byari biriho bikahita bimanuka, itembera rikagenda neza. Ntabwo nzi niba mbisobanuye neza, ariko iri somo nzaribaha by'umwihariko by'ukuntu iriya miti ikintu imara. Kuvuga ngo unyoye umuti ngo uragabanya ngo umuvuduko, ni iki biri bumare? Nta kindi. None se sodium yo igabanya amazi gute? Nta rindi banga, ni formule chimique. Nuvuga ngo harimo hydrogène, amazi ni icyo bita hydrogène. Noneho niba amazi ari hydrogène, tukayaha iyindi element chimique, tukayagira ikindi kintu twohereza mu mubiri kirimo gushaka y'amazi, kizahita kiyafata kiyatware nyine kiyagabanya. Ariko bisohoka byose mu mubiri ubwo byabaye deshe, cyayafashe bikaba deshe, ubwo byagiye amazi yagabanutse mu mubiri, cya gipimo umubiri washakaga cy'amazi kikaboneka. Ni shimi. Nuvuga ngo impamvu ari shimi, hari icyo bita enzyme cyangwa bita, nuvuga ngo kugira ngo ndashimi kugira ngo ikundi ikintu kimwe ugihindure mu kindi, hari ibindi rimwe na rimwe bamenaho kugira ngo cya kintu cyorohe kibe degradable. Nkuko wenda umwijima umena indurwe mu biribwa kugira ngo ubashe kubijonjoramo neza. Unyweye amata y'umweru, ariko nujya kwituma cyangwa se ugiye kwihagarika uzituma ibintu bisa nk'amazi. Ni umwijima wakoze kariya kazi. Ugakoresheje iki? Woherejemo indurwe iragenda yorohereza umwijima kubishwanyaguza. Hano rero nababwiye ko mfite amacupa y'ibinyobwa binyuranye rwose. Yewe mfite n'umunyu, iyi ni sodium. Umunyu nakurimo sodium. Harimo byinshi byose tuzagenda tubigarukaho. Ariko ibinyobwa impamvu nari mbigarutseho, alcohol. Buriya iyo umubiri w'umuntu ubonye alcohol mu mubiri, ni ubanza kuyikuramo, kuko alcohol ibaye nyinshi mu mubiri byateza ikibazo. Ni ukuvuga ngo mu gihe urimo kurya, mu gihe wicaye ahantu wafashe kuri alcohol nyinshi, umubiri urabanza urwane no gukuramo ya alcohol. Niba urimo gukuramo rero ya alcohol, icyo gihe kizakurikiraho ni iki? Bya mavuta wariye, ka gafiriti nibagiye ko ndimo kurya, ya mavuta wariye, umwijima wayibagiwe, byose urafata utiriwe ubirobanura, ubice ya mavuta nta na kimwe ujugunye. Kubera iki? Ufite kandi kazi, urimo kurwana no gukuramo alcohol. Buri munsi numara kubikora, amavuta azaba menshi mu mubiri. Noneho ntabwo umubiri uzafavoriza ko
ujya gukoresha kuri ya mavuta wabitse, kubera ko buri munsi uba urimo kunywa alcohol. Hari iki ufite, donc umubiri ukoresha reserve y'ibinure cyangwa se ya lipide cyangwa se y'amavuta mu mubiri ari uko ubikeneye. Ubikenera ryari rero? Ni kwa gukora siporo. Buriya iyo uri muri siporo uba urimo gukangurira umubiri gukoresha ya mavuta abitse. Umubiri wawe ufite amavuta abitse cyo bita reserve, nayo kandi ni ngombwa. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi bakunda gufata kuri alcohol, ku mavuta menshi, bagira indi byibushye ahantu hose, ariko kenshi kunda usanga habyibushye kuko ni ahantu heza ho kubika amavuta umubiri ufite. Ariko iyo ukora siporo ukarya bino biryo bijya antioxidant, indimu, ukarya urusenda, siporo ukayihata, ukagabanya ibyo binyamavuta, ibyo byose umubiri wishyira ku gipimo, ukazasubira ku murongo neza. Iri somo ry'imirire ndashaka kurigarukaho noneho atari mu buryo buri rusange, kamwe ku kandi ku buryo ubasha kubisobanukirwa. Nyamuneka ibiryo bikubere umuti ho kugira ngo umuti ukubere ibiryo. Niryo hame ry'uyu munsi, kandi ni ijambo ryiza buri wese yakwiye kumva. Hari ikintu wumvishemo, iri ryashima inzarigarukaho kwaryo, naryo ni isomo ryiza cyane. Ibi byose murabona ko ari amasomo agomba kuzakomeza. Mu by'ukuri isomo rimwe ntago ryaba rihagije, noneho ngomba kwinjira ku kantu kamwe ku kandi, bityo. Isomo ry'umunsi rero reka ndisubikira aha ngaha. Mwakoze cyane kudukurikira, ariko utarakora subscribe, ni inyungu kugira ngo aya masomo y'imirire ajya kugeraho kugihe nka mwarimu, kandi natwe bizadufasha, muzamuduteye inkunga. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Ntabwo mvanze n'igifaransa, ndagikunda ngo murabizi ko ndi mwarimu w'igifaransa no kuri YouTube, nabifuza kwiga igifaransa mubibagezeho. Ku bantu bakuze, mwibuza abana kurya amafiriti, ariko mubarinde kurya menshi. Ariko mureke birire, mubareke barya inyama, mubareke barya imbuto, ni ibintu bakeneye mu buzima bwa buri munsi. Wowe mukuru, gabanya, nturye ifiriti nyinshi, nunayirya urye gake gashoboka. Ibyo biryo byose utekereza ko byaguteza ingaruka, ariko isomo kurindi hano kwicano muzaribona. Mwakoze cyane rero, naho gutaha.